ibiti n'imihanda turacyafite inkuru yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika antivirus yakomeye yego turacyafite inkuru zitandukanye zo muri za Iran na hehe abantu bakande subscribe bagume hano Ayivani duvaho ngaho twikoze muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yego aho intambara ikomeje kuba intambara ubwo murabizi ko mu gitondo twababwiye uburyo M23 yahisemo kuva mu bice bimwe na bimwe yarindaga ariko kuba yabivuyemo hari abantu batangiye kubizira cyane M23 nyuma yo kugenda irekura uduce tumwe na tumwe amakuru hari nuko abanyekongo b'abanyamurenge batangiye guhunga n'amatungo yabo bava mu gace ka Ruzizi nyuma yuko ihuriro AFC M23 ritangiye kuva muri ako gace ko muri Kivu y'Epfo kubera ubwoba rero ko FARDC n'abambari bayo bahita baza kubatera nyine cyane ko bahita baza hari n'inkuru nagira ngo twaganiragaho ya Lawrence Kanyuka yego yapostinze umuntu ngorozaga abantu inka nyine akora ibikorwa nk'ibyo afite inka nyinshi bamwishe nabi ibintu nk'ibyo nabyo byaterera aba baturage ubwoba henshi batangiye kwimukana n'amatungo yabo abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abo mu muryango w'abanyamulenge ni bamwe mu bakunze kwibasirwa cyane n'ubutegetsi bw'igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bufatanyije n'imitwe irimo na FDLR yego ni nako bimeze kuri iki gihe aho ibice bikomeje kumishwamo ibisasu n'indege z'intambara za FARDC birimo ibituyemo abanyekongo bikanahitana inzirakarengane nyinshi yego amakuru atangwa n'umuryango twirwaneho haranira uburenganzira bw'abanyekongo b'abanyamurenge aravuga ko nyuma yuko ihuriro AFC M23 ryiyemeje kurandura akarengane gakorerwa abanyekongo ritangiye gukura abarwanyi baryo mu gace ka Ruzizi abanyamurenge bahatuye batangiye gukiza amagara yabo n'aya matungo yabo uyu muryango wagize uti abanyamurenge hamwe n'amatungo yabo barimo guhunga ikibaya cya Ruzizi nyuma yuko AFC M23 itangiye kuva muri aka gace ko muri Kivu y'Epfo twirwaneho ikomeza ivuga ko igihe cyose AFC M23 isubiye inyuma inzirakarengane z'abanyamurenge zihagirira ibibazo umuryango wakomeje ugaragaza urugero rw'ibyabaye muri Uvira ubwo abarwanyi ba AFC M23 barekuraga aka gace kagahita kigabizwa na FARDC ifatanyije n'abambari bayo bari mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'uwa Wazalendo ati muri Uvira inzu amagana z'abanyamurenge zarasenywe amashuri amasoko n'insengero biratwikwa uyu munsi mu kibaya cya Ruzizi amatungo y'abanyamurenge ntafite aho yerekeza uyu muryango watwirwaneho ufatanya n'ihuriro AFC M23 kurengera ubuzima bw'abanyamurenge uvuga ko kuva iyi ntambara iri kuba yatangira 80% by'ubukungu bw'abanyamurenge byashegeshwe mu buryo bukomeye Pasigovinda narimo mbabwira ese kubera iki Kongo nka leta yo yataka abaturage bayo bigasaba ko hari imitwe yindi yo ku ruhande iva ikaza kwitambika ngo irinde ubuzima bw'abaturage ba Kongo kandi ari Kongo yakabaye kuba ibarengera nyine nk'abaturage bayo
cyaka kanya ntekereza ko n'ubujiji nicyo cya mbere kubera ko umuntu arabanza atekereze yego sundi Kongo nta ibyo ngibyo by'ibyo bisasu byose batera muri abo baturage barabitora si amafaranga none si iyo bije ntiyakabaye ikora n'ibindi cyane rwose. Ntekereza ko rero apari y'ibitekerezo navuga biba bidafashije hazamo n'imyumvire mibi ariko yivangamo na ngengabitekerezo ya jenoside. Yego cyane ko rimwe na rimwe tujya tubona ko iyo bari kujya gutera ibyo bitero byabo akenshi amagambo baba bari kuvuga ntago ari amagambo meza. Yego rero njye ntekereza ko apari ibindi byose umuntu yatekereza ahubwo watekereza uti Kongo ko ibyo ngibyo isa naho atari ibintu yikorera ku giti cyayo yigiriye inama. Yego abakorana nayo ni bande? Nitujya kureba mu bakorana nayo usanga harimo FDLR. Yego FDLR ifitanye ibibazo n'u Rwanda kuko nibo basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. None kugeza aho ngaho yego ko ari byo nakubazaga mu kanya kashize. Njyewe nawe turi inshuti. Yego hakaba hari mugenzi wacu ari ku ruhande wenda witwe Eric. Njye nawe dufitanye ikibazo. Yego nuramuka usanze njye nawe tutari kumvikana uzarengera we turi inshuti cyangwa uzarengera njyewe uzajya ku ruhe ruhande? Uzajya ku rwanjye nyine kubera ko turi inshuti cyangwa uzajya kurwe? Niyo yaba afite ukuri birangira uje ku ruhande rw'umucuti wawe. Inshuti yawe bari inshuti yawe. Rero ntekereza ko aka kanya leta ya Kinshasa igendera mu kigare cy'abayoshya kandi ntekereza ko ari nabyo bibi kuruta kuba bafata neza abaturage babo kuko ni ababo. cyane gusa njyewe mbona harimo n'uburyarya bwinshi. Ejo bundi nari ndiho twaturi na hano deja Kisekedi ari kuvuga ngo iki n'iki ngo urabona ngo no Banyamurenge ngo umugore wanjye avuka muri biriya bice ngo gute nabafata nabi cyane. None se FARDC ni ingabo zaki si uziyoboye? Yego nose ko ziri kuharasa indege z'intambara zirasa zanditseho AFC M23 nibikunda si FARDC. Yego rero umuntu ntagashaka kuvuga ibintu bigaragara cyane kandi umuntu akabona ko ari uburyarya. Undi yavuga ngo imiryango ngo nanjye ngirayo imiryango ngo umugore wanjye ngo nihavuka ngo niho n'ababe bose batuye. None ko ari kuharasa bimeze biti? None ko ari huvuka ko ari imiryango yawo iva ukaba uri gutuma bahunga. Nyine ni ibintu ari ntibikwiye ko mvuga kuri iryo jambo ariko hari abantu ari abayobozi ubona nyine nta na logique bashyira mu miyoborere cyane rwose. Ni ibyo nkuru nanayivuye ariko leta ya Kongo rwose wapi kabisa. Yari nuko aho M23 iri kugiva. Yego nta mahoro ahari. Amahoro byagoranye. Ingabo za Kinshasa nizo ziri guhita zihajya cyane nkuko ubibona kuri screen zanyu. Izo ni ingabo za leta ya Kinshasa. Yego zamaze kugira muri bimwe mu bice bya M23 yagenzuraga ariko ikaba yamaze kubivamo. Ariko nujya kureba ibintu byakomeje kugorana kubera yuko batangiye kugenda babimuka
cyane kuko nk'inkuru mfite imbere yanjye yanditse ku kinyamakuru cyitwa Bwiza, mfite umutwe ugira uti Kivu y'Amajyepfo FARDC iri gusubira mu bice FC23 yavuyemo. yego Ingabo z'igihugu cya Kongo ziri gusubira mu midugudu yavuyemo abarwanyi ba M23 nyuma yo kuva mu kibaya cya Rusizi. yego Nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa operasiyo Sukola 2 muri Kivu y'Amajyepfo. Ngo iyi midugudu irimo Sange, Nyakerebe na Ruberezi ndetse na Kitidia, Katoto, Murenge, Remera iherereye mu misozi ya Uvira. Umwe muri abo ngabo witwa Rigani Mbuyi Karonji yagize ati nyuma yo kugenda buhoro buhoro kw'inyeshyamba za M23 hamwe n'abafatanyabikorwa babo, yego twirwanaho na Red Tabara bava Sange kugera Bwegera, imitwe ya FARDC yasubiye imutarure muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. yego Uku kwivana muri ibi bice bije mu gihe guverinoma ndetse na guverineri w'agateganyo wa Kivu y'Amajyepfo yatangaje ko uyu muhanda wafunzwe muri iki cyumweru. Ahubwo abantu turongera twibaze tuti ese M23 yego abantu bayitinyaga kuri uru rwego ku buryo bacunga hivuye bagahita bahirukira? se ntibigaragara nyine aho wabashije ngo wabuye na padiri mu muryango avuye gusoma misa ugahita umazamo se padiri w'umukatolike. Ibintu bigaragara. Ubwo ni nako nyine birahita bijyana na gute bari kuhajya bahavuye kuki batahagiye bagihari kandi batari bafite ubushobozi bwo kuharwanira. Ni hatari. Ubwo turabijyanana n'inkuru ivuga ko Abanyekongo n'Abanyamurenge batangiye guhungana n'amatungo yabo bava mu gace ka Ruzizi nyuma y'uko ihuriro AFC 23 ryatangiye kuva muri aka gace muri Kivu y'Epfo kubera ubwoba FARDC n'abambari bayo bahita bakigabiza barangiza abanyine ngo bakabagirira nabi nk'uko byagenze muri Uvira. Abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda by'umwihariko bo mu muryango w'Abanyamurenge, yego ni bamwe mu bakunze kwibasirwa cyane n'ubutegetsi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafatanyije n'imitwe ikorana nayo irimo Wazalendo na FDLR. Yego ngo ni nako bimeze rero muri iki gihe aho ibimwe mu bice bikomeye biri kugenda bimishwamo ibisasu by'indege z'intambara za drone. Yego ndetse ibyo bice rero ngo bituyemo aba Banyekongo bakanahita bimuka bihuta ngo kugira ngo bataza kubataka. Ntago byoroshye rero gutsindwa ku ruhande rumwe rwose bigaragara. Ibintu birakomeye rwose. Ubwo abantu nyine barabyumva. Aka kanya ibintu byo kuvuga kuri iyi nkuru ni byinshi, ariko ikintu gihari nuko buri muntu wese ahita yumva ko hari impande zisa naho ari ebyiri zihanganye. Yego ariko rumwe basa naho ruri kugenda rutanga umwanya gake gake. Iyo ni M23. Yego FARDC rero nk'abantu ngo iyo udashoboye kurwana iyo ubonye umuntu ushobora nawe umwimariraho imbaraga zose cyane. Nibyo FARDC rero iri gukora cyane rwose. Kabisa. Ubwo twimukire ku nkuru